umva ngo ukuntu bimeze. Ngo ubundi habaho ubwoko bwinshi wahuza bw'igitsina n'uwo mwashakanye, ngo ariko ngiye kukubwira ubwoko 9 utagomba kuzagerageza n'iri rimwe na rimwe mu buzima bwawe. Ni ubutumwa umuntu yaduhaye nanone. Uri umukobwa cyangwa se uri umugabo, ngushaka hafi, rambura amaguru, rambiriza, ubundi nkubwire ibintu by'ubwenge biraryohera amatwi bikazaryohera n'umubiri. Twagiye. Atirengeze guhura n'abantu bari bamaze amezi menshi batavugana ijambo na rimwe, ngo ariko baryamana bihoraho. Naje gushaka impamvu neza, nza gusanga ari ukubera bashakaga umwana. Ibyo gusa wumve bararyamanaga uko bashakaga umwana gusa, ibyo byonyine, bakaba nta n'amagambo baganira n'ijambo na rimwe mw'abantu mwe. Bari abantu. Reka mbasomere rero. Ati burya guhuza ibitsina ibi ni itegeko ku bashakanye. Wowe byumva ute? Nuko nguko abyumva. Iki gikorwa ni ingenzi kandi ni uburenganzira bwa buri umwe mu bashakanye. Ati ariko ndagira ngo ubwire ibi, ndakuburiye ubu bwoko bwo guhuzamo ibitsina ntuzabukore mu buzima bwawe. Ubwoko bwa mbere, brown sex, cyangwa se ubwoko bwo guhuza igitsina bashize mu ibara rya shokora, brown. Ngo ubu bwoko ni cya gihe uzaba ufite umugore cyangwa se umugabo cyangwa se umukunzi, ngo warangiza ukajya kuryamana n'undi utari uwo nguwo hanze, usize uwo nguwo. Ngo uzigaye, itonde wumve neza. Nakubwiye ngo ubwoko bwa 9 n'ubwumva bwo buratuma wumirwa. Ubu bwoko bwa mbere ubundi nibwo bita uburaya, ubugegera no kutiyubaha. Wumva amagambo. Ibi bizangiza mariage cyangwa se urushaka rwawe cyangwa se urukundo rwawe, ndetse uzumirwa. Byiza ko wabihagarika ubaye unabikora bataragufata. Ubwoko bwa kabiri ngo ni ubwoko bwo guhuza ibitsina bashyize mu ibara ry'umuhondo. Ni ubwoko bwa kabiri bashyize mu ibara ry'umuhondo. Ngo hano uzasanga cyangwa se usanga abakorana iki gikorwa mwaba mwubatse cyangwa se mukundana, ngo murwana, cyangwa se ugasanga wiginga, ukinginga cyane igikorwa kibe cyangwa se bakiguhe. Ni uguhuza ibitsina, ugasanga cyaba igikorwa cy'umutsi n'imbaraga aho kubikira urukundo. Ibyo uramutse ubayeho gutyo byaba ari byiza uramutse ubisohotsemo. Ngo ntuzigire uryamana n'umuntu ugiye muryamana ari uko mushaka umwana gusa. Biri ni ikosa rikomeye abantu benshi bakora muri iyi minsi, ugasanga bagira gutya bakaryamana mu ijoro nta no kuvugana, mu ijoro mu mwijima. Ngo ibyo byose birarangira mu gitondo bagasubira mu kurwana n'umunabi no gutongana, ubundi bagahuzwa n'igitsina gusa. Ibyo bintu ngo ntibizakubeho. Aya makosa ntuzayakore, ni amakosa akomeye cyane muba mukora. Ngo hari ibindi, mariage cyangwa se urushako rutabamo guhuza igitsina we. Ngo ntuzakore ibi bintu. Reka maze nkubwire, ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi jya ukurikira amasomo wungukira hano kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, niko twitwa amasomo yagufasha mu buzima. Ngo aba bantu ntibararana kubera ko ububihe n'ubusharire bwarenze imbibi, ahubwo byahindutse intambara mu rukundo rwabo cyangwa se mu rugo rwabo. Aba ntibanararana ku buriri bumwe. Biba bigoye, ntuzigere na rimwe ibi bintu ubitindamo, ujye wiyubaha. Ariko ngo hari naho banaryamana bo nta n'intego n'imwe bafite, nta rukundo nta cyifuzo. Ngo abangaba baryamana kubera ko byonyine ari inshingano z'urugo cyangwa se ugomba uwo mwashakanye cyangwa se z'urukundo. Uko wabyumva kose, ngo ibi ntibizakubeho nabyo. Babikora kugira ngo batange amahoro. Ngo kandi iba abagore bakunda kubikora. Baby sex nibwo bwoko bukurikira bwa 6. Iki gihe muryamana ngo igihe mubishaka. Ngo iki gihe muba mwizera ko guhuza cyangwa se guhuza ibitsina bitari iby'urukundo cyangwa se ukundi kwishima uko ariko kose, ahubwo mubikora cyangwa se bigamije cyangwa se bibereho kuba mwashaka umwana gusa, kubyara. Ngo ibi ni bibi cyane, ni ibintu nta kwifuriza na rimwe. Guhuza ibitsina ngo byakagombye kongera urukundo hagati y'ababikorana. Guhuza ibitsina nka firigo, wumve ni ubundi bwoko. Ngo ibi byo ni ubusazi. Ngo ibi byo ni ubusazi. Ngo niba uri umugabo ntuzakore uyu mwanda, aho ngo uwo mwashakanye mukorana iki gikorwa aba ameze nk'igiti. Ngo hano ntavuga, nta kintu akora. Ngo abagabo muzi uburyo mubikoramo, nta n'ibyo nzi. Gusa ngo nitwara gutya ngo ibi ni umwanda, ntazongere kubigukora. Ngo abagore barabikora cyane. Muduhe ibitekerezo muri comment. Nababwiye Baltel cyangwa se Balta
nibwo bwoko bwa 8 ngo ibi byo bibaho iyo wagira ngo muri kugurana ibishyimbo nguha amabuye n'urugero aho ngaho ngo hano wari we wese cyane abagore abanza kuguha amabwiriza runaka mbere yuko muhuza ibitsina byose abikora ngo kugira akwemerera iki gikorwa uba ugomba gukurikiza ayo mabwiriza bitabaye ibyo akakwima niko mubyita mwebwe ubaye ubikorerwa uri mu mwanya mubi waba uri mu mwanya mubi ngo ibi biba biteye ubwoba ntibizakubeho niyo ryaba rimwe basise bwa kabiri byo uzavuge hoya wange umwanda. Reka tuvuge ku bwoko bwa nyuma ngo ni ubwoko bushingira kuri kalendari cyangwa se ku ngengabihe ngo hano bashakanye cyangwa se abandi bakora ibi uzasanga barahise mu munsi runaka cyangwa se baratanze umunsi runaka ngo mu kwezi ngo akaba ariho iki gikorwa kibera imibonano ihuza ibitsina ngo abagore bakunda kubikora abagabo bagaha abagabo babo amatariki amwe yonyine mu kwezi biberaho. Mwunyumvire ngo guhuza ibitsina ni igikorwa cyakabaye mu buryo ubundi uri ngombwa igihe biri ngombwa apana gushyiraho amabwiriza niko uyu muntu abyumva ngo bigomba kuba ariko ubundi mariage yakagenze. Uretse gato uri kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA nabikubwiye uhakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima uko twizera ko biri mu bintu dukenera twese kugira ngo tubeho kandi tubeho neza tujyanane. Uri ahantu hanyaho rero iyo umanutse munsi y'iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe aho hantu ukahakanda utawutangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye mukazajya mubana natwe muri ibi bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzababure niyo gahunda nitwa Ismael Mugisha reka Imana iduhana umugisha niyo ntego nimukore ako kantu ni subscribe.